ijoro rimwe. Eliya yari afite iby'ubugingo bwose, uyu mugore yari afite ibyo ari burarire. Eliya yari afite iby'ubuzima bwose. Ushobora kuba udafite amafaranga ariko ufite Imana itanga amafaranga. Ushobora kuba udafite, haleluya, ushobora kuba udafite imyambaro ariko ufite Imana itanga amahoro. Ushobora kuba udafite inzu ariko ufite Imana itanga. Habwira abantu agakiza, agakiza nikahagera karinjiza ibyo bakeneye. Vuga ngo haleluya, vuga ngo haleluya. Bwira abantu Imana ikiza. Imana nihagera iramenya ko bakize, bakennye bino na bino. Imana ishimwe. Abiga Imana ibaha umugisha. Mwirinde gutunga diplome kuko nabize mbere yanyu zitunze muri mare. Mwaguruke muvugire Yesu kuko isi yuzuye ubwenge. Ni wige kugira ngo udepose, oya, igushakashake kugira ngo Yesu azaguhagarike ku bantu bari gukora robo. Yesu azaguhagarike. Reka kwiga kuko leta ibishaka. Iga kugira ngo uzabwire abanyabwenge cyanditswe. Nikibageramo kizabajandura, nikibageramo kizabasenya. Abari bakomeye iyo bumvisha ikomeye kubarusha baca bugufi. Vuga ngo haleluya, vuga ngo haleluya. Bwira abantu Imana ikiza. Imana nihagera iramenya ko bakize, bakennye bino na bino. Imana ishimwe. Abiga Imana ibaha umugisha. Mwirinde gutunga diplome kuko nabize mbere yanyu zitunze muri mare. Mwaguruke muvugire Yesu kuko isi yuzuye ubwenge. Ni wige kugira ngo udepose, oya, igushakashake kugira ngo Yesu azaguhagarike ku bantu bari gukora robo. Yesu azaguhagarike. Reka kwiga kuko leta ibishaka. Iga kugira ngo uzabwire abanyabwenge cyanditswe. Nikibageramo kizabajandura, nikibageramo kizabasenya. Abari bakomeye iyo bumvisha ikomeye kubarusha baca bugufi. Ndasojeje mwabantu. Ngirira umuntu muri kumwe ngo wakwemera kuba umuyoboro w'ibisubizo. Ese wabyemera? Uyu munsi wakwemera kuba umuyoboro w'ibisubizo? Haleluya. Reka kwigundira. Umeka wunga, Mana nume mugabo, Mana umuyoboro w'ibisubizo. Yesu araguha igisubizo isi ishaka, isi nayo iraguha icyo ukeneye. Yesu azi icyo ari bukunyuzemo, nta kikunyuzamo. Isi nayo hari icyo iri bukunyuzemo. Umuyoboro w'ibisubizo. Nshyira mu nzira wibwira ko ari irimo umugisha. Iyo wibwira itandukanye niyo nibwira. Nkura mu ruzerero rw'ibitekerezo byanjye, nkura mu bizerero rw'amarangamutima yanjye, nkura mu byo nibwira kuko ntaho bizangeza. Nzamuye aya maboko yanjye Yesu, nguhaye ibindimo, nguhaye ibitekerezo, nguhaye ubwoho. Gendera muri nge, njyana mu nzira yanjye. Yesu, inzira yanjye iri hehe? Yesu, ndakwinginze amaso yanjye yerekaho inzira y'umugisha iri. Yesu, ibirenge byanjye bitambikishe mu nzira irimo ibyanjye. Uyu mugoroba unkure mu buyobe bw'abantu. Uyu mugoroba unkure aho abantu bashaka. Mu izina rya Yesu. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Reka twakire Pastor Deborah nawe ahaguruke aramukanye gutya kuko mu mwanya tugira tumwakira ubunyene. Murakoze cyane. Reka twakire rero umuyobozi wacu mukuru ari nawe mushitsi mukuru uyu munsi dufise, nawe ahaguruke abaramutse kuko umwanya arufite uri imbere. Murakoze cyane. Reka rero twese duhaguruke dusenge, dusengera umwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kwakira muri uyu mwanya, ntabwo dutinda. Tata, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugukengurukiye kubw'urukundo n'imbabazi zawe dukunda. Tugushimiye ko buri munsi tudasiba kubona neza yawe. N'uyu munsi twaje kubw'ineza yawe. Imana ibaha umugisha. Umuyobozi wacu n'umwarimu wacu, nanjye ndi mubize hano wa. Amen. Turashimira umuyobozi unyakiriye ari nawe mwigisha
Pasiteri Patrick, Imana imuhe umugisha. Amen. Turashimira ndetse na komite yose. Abakristo mwese turabashimiye mwaje mukaza kumva icyo Yesu avuga. Imana ibahe umugisha, abaherekeje abanyeshuri namwe Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye rero nitwa Mukamurenzi Zulfat Deborah, nkaba nyobora umuryango wa Second Chance Ministry, umuryango w'abanyamahirwe. Amen. Nkaba kandi mbarizwa mu itorero rya Nazareni aho bita i Remera. Nkaba njyewe ndara aho bita Nyagasambu. Nkaba ndi umumama w'abana 5. Imana iduhana umugisha. Hari icyo ntakubwiye? Ntakiriho. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Iki giterane gihagaze aho baduhaye muri Daniel igice ni cya 3 n'umurongo wa 21. Reka nkusome cyane ariko ku bantu twabanye rwose twarasobanukiwe. Haravuga ngo nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro y'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Niko handitse. Reka nsome na 22. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari iryikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka, Meshaki na Abedenego, birabica. Nuko abo bagabo 3, Saduraka, Meshaki na Abedenego, bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakababoshye. Hari igihe usoma ukumva wakwiyongeza. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, arahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama bati, harya ntitwajugunye mu muriro abagabo 3 baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arabwira ati, ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Tuvuge cyane ngo amen. Abantu twaganiriye nimugoroba, twaganiriye abantu ijambo rivuga ngo rifite umutwe nahaye uvuga ngo inzira z'Imana zihabanye n'iz'abantu. Imana ishimwe. No muri uyu muriro murumva hatarimo inzira z'Imana. Inzira z'Imana zihabanye n'iza abantu. Twavuze ibintu bigeze kuri 3, nsigaza ibintu bigeze kuri 2, ari byo tugiye kuganira ubundi dusoze. Ntago ndi butinde cyane kuko kuva umunsi w'ejo kereka uje nonaha twize kuri uyu murongo n'umushumba mukuru yabitwigishijeho cyane. Imana imuhe umugisha, ari naho twakuye icyo Imana yashyize ku mutima kumvira. Ninjoro twavuze ngo wumve gusa, kandi ntumve ibyo abantu bavuga, ahubwo wumve icyo Yesu avuga. Haleluya. Imigisha yawe reka mbivugeho gato cyane kugira ngo abantu tuze kugendana, ariko twavuze ngo ukurikiza amabwiriza y'Imana, kuko mu gukurikiza amabwiriza y'Imana niho hari imigisha y'Imana. Haleluya. Kwiga turiga, n'ubu turiga, n'ubundi tuziga. Imana ibafashe munakomeze. Amen. Ndabwira aba bari kwiga biraryoha. Nasanze wiga wajya kurangiza akaba ari bwo biryoha. Iyo uri umuntu ariko wagiye kwiga ubishaka, biragatsindwa ko wajya kwiga kugira ngo ubone igipapuro, ntacyo byaba bimaze. Wagira umwanya ukagira igihe, ariko uzabyige kugira ngo ubifate. Kuko naje gusanga ijambo ryose rizagira icyo rikora ku buzima bwacu. Bibiliya iravuga ngo bumvishe byinshi bazanabazwa byinshi. Sibyo? Rero uzabyige kugira ngo ubifate, nugera mu rugo biriya bitabo bisubiremo, ongera ushake n'ibindi. Haleluya. Kandi Imana ifashe n'abandi hano nabo bajye kwiga. Nta ndwara iri mu kwiga, ahubwo naje gusanga kwiga
binezeza cyane. Nyuma y'uko mvuye aha narakomeje kandi n'ubu ndakomeza, nzakomeza. Hari abantu bazi ko iyi diploma ari ntoya cyane. Oya, reka njyewe mbivuge, iyi diploma irakomeye cyane. Umunsi nagiye gukomeza ntago bigeze bansaba ibindi, bahise bakiriye kandi ndakomeza. Ntago bigeze bambwira ngo subira kwiga, hoya. Bahise bayakira, nkomezanya n'abandi bari kurangiza bachelor, mpita ndangiza, ndakomeza masters kandi ngomba kurangiza doctora. Haleluya. Rero ushobora kubumva gusa ari agapapuro koroshye, ariko ni agapapuro ujyana kwiga, ntibakubwire ngo subira hasi, ahubwo urayijyana. Ndi umuhamya, narayijyanye. Nta wigeze ambaza ngo urumva babonye diploma ya Emmaus mpita njya muri bachelor. Haleluya. Rero ushobora hari abantu bibaza ngo amatorero arafunze, ariko ni amahirwe. Ariko amashuri mutekereza amezi 6 z'uruzerero twanyuzemo rwo kwiga, twizeye igisi ntituyibuka, twiga igireke twarayibagiwe, kereka niba wowe kibyibuka. Ngo ne YZ twarabyibagiye, ngo igisi mwe Z twarabyibagiwe. Ariko turashimira Imana, hano nawe utubaza igisi, nawe utubaza igireke, bisaba gusenga umwuka akakuzura. Haleluya, haleluya. Yaganyeza umuntu muri kumwe ngo ibi bintu nta igisi na igireke birimo. Niba uri kumva ibyo mvuga, ni kiriya gitabo kiri mu Kinyarwanda ukagisoma, ukiga amezi make cyane, warangiza ukabona. Njye narinzi ko bari bumbwira ngo hoya ngo ibi ntago byemewe, ariko mwabantu narababwiye ngo ndangije, ngo hehe hoya ngo iyo ngiyi iremewe. Mushumba Imana ibaho umugisha, nasanzemo abandi bantu benshi bize muri Emmaus. Ndabwira n'aba ngaba mukomeze muzige muba abadokiteri. Hari igihe tuzagera tujye twigisha abantu. Haleluya. Ikindi kintu gikomeye nungutsemo, nari naragira umugisha wo kwiga nanone teoloji ariko mu Cyongereza. Bigishaga ibintu njya mbyibuka, hari ibyo najyaga nicara, iyo nkajya mu mwuka nkajya mvuga ngo umutima wanjye turi kwigura, byumva ko turi gusoma, turiho turasoma, urabyumva turi gusoma. Amina ko mbisojeje. Ariko Cyongereza bakizana, tangira kureba ibintu narya biriya babyize ndi. Ariko ndashimira Imana ibi bintu tubyiga mu Kinyarwanda. Menyaganyeza umuntu muri kumwe mubwira ngo ibi bintu biraryoha twiga mu Kinyarwanda. Shobora rero kutari kubiha amahirwe, ariko aya mahirwe ni amahirwe twabonye nyuma y'imyaka iri imbere, ntago bizaba byoroshye gutya. Turi mu gihe, turi mu gahe keza leta yaduhaye, mu profite mwige. Bwira umuntu muri kumwe ngo ejo utangire, mubwire ngo ejo utangire. Ibintu wasoma uteka, ukabisoma uhata ibirayi, ukabisoma wicaye, ukabisoma. Imana ibaho umugisha. Twaravuze rero ngo ahantu ku bintu twasomye ejo, twaravuze ngo, navuze ko ngiye kubivugaho gusa, twaravuze ngo iby'Imana yatugeneye biba bihisha ahantu. Cyo ni ikintu cya mbere twavuze. Twari turi gusoma mu gitabo cya mbere cy'Abami 13 kuva ku murongo wa mbere ukomeza. Icya kabiri twaravuze ngo buri kibazo cyose kigira igisubizo, komeza ushakishe. Cya gatatu turavuga ngo igisubizo cya none si wo mwanzuro wa nyuma, ahubwo aho wagenewe kugera niyo ntego ya nyuma. Amen. Uyu munsi rero ndaza kuvuga n'ubundi cya kane, kambanze mvuga abo bagabo batatu ba Saduraka gatoya, ko ndabiza hari umushumba yaza kongera kubivugaho. Ibintu byanejeje ni ibintu bibiri aha ngaha. Ikintu cya mbere ni uburyo aba bantu bagiye mu muriro kandi baboshye, sibyo? Kuko ngo nibyo byanatangaje umwami, bari baboshye gutya babashyira mu muriro. Icya kabiri ni uburyo abari bababoshye
ari bo bapfuye, abo baboshye ntibapfa. Haleluya, Imana ishimwe. Ndashaka ubwire muri iki gitondo kubana neza n'Imana, kubana apana n'abantu, apana kwibanisha, kubana neza n'Imana bitera umwaka abanzi bawe. Ndagasubiramo papa, kubana neza n'Imana. Ndashaka mvuge kubana neza n'Imana nagari ukwifata gutya ngo haleluya ngo amina, abantu baza uko basuza n'amaboko abiri haleluya. Oya, kubana neza n'Imana naho abakuzi baba badahari, kubana neza n'Imana naho agakiza kataba kari gusaba kukerekana, ariko Imana iri mu mwuka ikamenya ko hari umuntu ubana neza nayo, ikabimenya nawe ukabimenya, bijya bitera umwaka abanzi bawe. Ntago bisaba ngo Mana ngo ubice ngo barimbure ngo bariture ngo bamene ngo bahonde ngo basature. Urabasatura wabazanye ku isi, urabarimbura aho bavukiye wari uhari, wowe urarimbura umuntu ukuze. Amen. Nganyazo uwo muntu mubwira ngo va ku muntu hanga amaso n'Imana, va ku bantu ubane neza n'Imana, ubane neza n'Imana utiyoberanya. Haleluya. Nubane neza n'Imana ya kawunga, nubane neza n'Imana y'ibirayi, oya, nubane neza n'Imana y'amakwe, oya, ubane n'Imana yakuremye ibyo byose bitarabaho. Bana neza n'Imana. Aba bagabo batatu nicyo bakoze. Haleluya. Baravuze bati gupfaho turapfa kuko itanura ryatse. Ejo nababwiye ibintu bine igituma Imana itugerageza si ukutwanga, igituma ibyo bikubaho si ukukwanga, igituma ibikomeye bikubaho si ukukwanga, ni ukubera ibintu bine gusa. Icyambere ni ukugira ngo Imana ikugerageze. Ndashaka ubwire ngo si ukugira ngo igerageze abo mu bana, oya, ni ukugira ngo igerageze wowe. Kuko hari igihe tujya mu isengero twabwiriza ngo arabatubwiriye kabisa ngo nashimye Imana ko yarahari, nguriya mwigisha wagira ngo yarazi ibiri iwanjye, ntabyo nzi, ijuru ribizi kukurusha. Haleluya. Imana igira ngo igerageze wowe, kandi Imana ifite abantu yatoje. Mu bantu yatoje neza harimo n'umugabo mubana, mu bantu yatoje neza harimo mwene wanyu, mu bantu yatoje neza irabatyaza harimo bariya bakubabaje, bakoze icyo bahamagariwe. Ijuru rishaka ko nawe ukora icyo wahamagariwe, uhagarara neza n'Imana. Amen. Icyambere ni ukugira ngo ikugerageze. Munyeganyeze umubwire ngo ni ukugira ngo ikugerageze. Amen. Haleluya. Abantu kubera ko nkunda kubana n'abantu be, njya kubona nkabona umukaje ngo haleluya mumpera Imana icyubahiro. Iby'Imana ntago nabona aho mbihera. Imana yangiriye neza. Imana yampaye umugabo. Aca kanya nkaza. Mujumba we. Aho ndi mu mutima nkavuga nti ya myirgiri heye baba. Imana Bibiliya itubwira umugore ngo wari umupfakazi, yego. Haleluya. Niwe twasomye aha ngaha, yego. Reka uyu mugore mwihorere, sibyo ko ndaza kumugarukaho hano inyuma. Ahubwo mvuga undi mugore w'umushunemu.
ngo witegereje abona abantu bahita, aravuga ngo aba bantu ni abana b'Imana, ngo aba bantu ndiho ndabona abantu b'Imana. Abubakira nta gitutu kimuriho, abubakira nta fundraising y'itorero ihari, arabubakira. Yego, ngo amare kububakira, Imana arebye ibintu akoze, aravuga ati ariko Gihazi ko nzi kujya uzerera ukazenguka, hano hari ikihe kibazo? Babanza guhamagara, ikintu wumva twagufasha, ikintu wumva ushaka, haba ari ukujya ibwami gezayo, haba ari aho ushaka, kubera ibintu aravuga ati ngume inyuma mubi wacu, Imana ishimwe. Ariko Gihazi araza yegerera Elisa aramubwira ati ariko mvuye kuzerera hose nta mwana mbonye, ahantu hari ikibazo cy'umwana. Elisa aravuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana. Uyu ni umwana wavuye mu kanwa k'umuhanuzi, avuye mu ndiba y'umutima w'Imana kubera ikintu uwo mugore yakoze. Haleluya. Bibiliya uwo mwana ajya mu murima na se, ngo agezeyo ngo arwara umutwe, ngo arwaye umutwe, ariko abagabo ndabakunda, abana babyibushye abarwayi bakabaha nyina. Ariko abagabo tuvuga ngo Imana ibaha umugisha, abagabo bakunda abana b'abanyabwenge, naho abaswa n'abanyina. Abakoze ubukwe anyura mu mudugudu ati murabizi ndafite ubukwe, umwana wanjye azarongorwa, naho uwacitswe akishingira avuga ati gicucu kiri, gicucu kini neza, umutwe ni wa nyina neza. Ariko ntago ari abagabo bose. Niba hari umugabo wari umeze gutyo unatekereza gutyo, reka ibibi n'ibyiza ujye ubisangira na nyina, sibyo yemwe? Abagore ndabavugiye wabura murayumva ayo mashyi bari barashize, baravuze abatura mugore ajya ahora agaruka aratuvugiye kabisa, aratuvugiye. Ariko rero namwe ntago muri shyashya, kandi Imana nta kindi yabahaye kuba amagufwa kugira ngo muzaterure ibintu biremere. Imana ishimwe. Ngo umwana arwaye ukahamagara nyina ati ngwino, nyina ntiyigeze avuga, niko Bibiliya ivuga, ngo ntiyigeze avuga, ntiyigeze akopora. Ngo umwana yaramuteruye amuterekayo, umukozi w'Imana yamubwiriye, ariruka ajya kumureba. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo Imana yaguha urugo, ejo hakagira ibiza gupfamo, kandi ariyo yaruguhaye. Nshatse kuvuga ngo yaguha akazi, ikohereza n'imbaraga zikica. Ese muri kunyumva? Ariko burya nikapfuye, irashaka gupima hagati yawe n'akazi. Navuze ngo icyambere no kugira ngo Imana ikugerageze, icyakabiri no kugira ngo uyimenye, ureke kuyimenyera. Icyagatatu no kugira ngo, haleluya, ni ibintu binejo nababwiye, kuyimenya ukava mu bayimenyera ukajya mu bayimenye neza. Yego, ikindi no kugira ngo ukure amaso ku bantu yiringire yonyine. Amen. Niyo mpamvu ibi byose ijye bigukorera. Turavuga ngo icyo ngicyo icyakane, igisubizo cya none si cyo cya nyuma. Aba bagabo rero bageze mu bikomeye, bamaze kubakiriza umuriro, baravuga ngo iyi Mana yacu twabonye ntabwo turi buyireke, ibasha kudukiza uyu munsi kandi naho itanadukiza. Bibiliya iravuga ngo barababoha, bagira bati icyama ukaba umuntu uziranye n'Imana, kuko Imana yaravuze ngo nzagendera muri we, nkorere muri we, mvugire muri we, haleluya, nigaragarize muri we. Imana ishimwe. Simpakanye ko uyu musozi utariho abarozi, simpakanye ko utariho abanyamashyari, ntago mbihakanye, incakura n'incabirizi ziruzuye. Yego, ntago mbihakanye, abanyamashyari abantu barahari, ababi barahari, kandi ntago uzababuza gukora icyo bashaka gukora, ntago uzababuza gukoresha akanwa kabo icyo bashaka uko sakawe. Imana ishimwe. Ariko uyu mugoroba ndashaka kubwira ngo umuntu ubana neza n'Imana
nta kanwa kamuboha ngo kamushobore, kuko uri muri we ntaboheka, uri muri we ntabwo aboheka. Aba bagabo babanye n'Imana bababoha atari bo, uwari kumwe nabo ntabwo yabohekaga. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana yabo ntabwo ari imana y'umubiri. Ashaka kubwira umuntu muri kumwe ngo Imana si umubiri. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo yemwe igihe kirageze, igihe kirageze ngo abasenga Data mumusengere mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Mumusengere hehe? Mu kuri no mu mwuka. Ube wazindutse aha, Imana irashaka ko amatwi yawe yumva. Sengera mu kuri no mu mwuka. Amen. Haleluya. Sengera mu kuri no mu mwuka. Dutinze ku misozi kuko dusengera mu marangamutima. Ariko sengera mu kuri. Mu kuri ni hehe? Ni mu ijambo. Iga neza ijambo ry'Imana, soma neza ijambo ry'Imana, nibwo uzamenya ukuri kuzakurengera. Sengera mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Mu isaha imwe abantu batinda imbere y'Imana bayitindamo bari kuvuga amarangamutima. Ariko ufashe iminota 5 y'ijambo ugasengera mu 10 y'iki jambo ryavuze, urarenganurwa. Imana ishimwe. Haleluya. Hari igitondo kimwe ntago nzigera nkibagirwa, hari igihe ijambo utariza ariko ukumva Yesu uramuzi nubwo ujya urifata. Hari igihe umuntu avuga ati sibyo byanditswe byose nzabirunda mu mutwe, ariko ujya uvuga ngo ijambo ryawe riravuga. Ijambo ryawe rigira gute? Riravuga. Nibura ufata ko ufata icyo yavuze. Hari umunsi umwe nari nubatse, n'ubu ndubatse, ariko nyubaka ndi umugeni, nagendanye umwana w'amezi 9. Ni ukuvuga ngo umugabo wanjye yankundanye umwana w'amezi 9 kandi utaruwe. Uretse Yesu nakunze, ndamubwira ngo ndagukunze kuko unyise umwana. Yego, Yesu ndamukunda kandi mukunda mu mutima wanjye. N'ubu ngubu ibintu byinshi mvuga Yesu. Yesu rero ndamukunda, numva antembera mu maraso. Amen. Hama ndi umugeni rero, mfite n'uruhinja, urumva uruhinja rw'amezi 9 kandi ndi umugeni, kandi nshakanye n'umusore mwiza, mw'abantu mw'Imana ihemba neza ishyiramo amazi, hari ukuni guhemba ntifungure. Uranyumvishe? Imana iramemba mu mugabo, noneho njyana n'agahinja rero ngo ngere mu rugo. Naba ntangiye kubwira umugabo ngo sheri shushu nahakana nako ngo nkwa. Ayiwe nasa nk'uhindukiye gutya gato, akabebe nako ngo nkongera nkahindukira. Ariko hari igihe uba mwihurizo kabisa. Ajya mbwira umwami ndi se, Mana uyu mugabo ko mushaka, uru ruhinja narwo ko ndushaka, mbigenje nte mwoka byaramo. Umwana yarariraga nkahita feri akaboko kanjye nubwo itara ryaba ritarigira, kari kazaho umunwa uri, yatagira ngo nkahita mpata ku munwa. Nkamubwira nti wacecetse, areba ko ntinda mu rugo. Uri uraseka ariko ntago cyari cyoroshye. Ubwo najyanye uruhinja, amafaranga bampaye ni 3, nzakiramo abashyitsi, ntekeremo n'akanyama umugabo, muhe icyayi kidafunguye ngo ndebe ko ntinda mu rugo. Rimwe na rimwe nkabigerageza kugura litiro nkagura inusu. Yambaza ati se wanyweye icyayi ntusanze nkimaze, kandi sinigeze nkwaho. Naba ndi mu rugo hateka inyama, ubwo nyine ati se ko wowe ntayo uriye, ntinge nayiriye nkaranga ntayo nariyeho, ne kugira ngo ngende ngavura ndebe ko nsigaza pampa.
ubwenge bukambwira ati suraka umuntu utari se w'umwana pampa uko nagira amahirwe nkabona hasagutse hasenyisa cyangwa turuwasa nkaba nguze nk'ebyiri umwana nyine nayo nkayimwambika nkavuga ngo mvuko Yesu agira neza ngaho yambare umwana ubwo ngubwo igikoma baraduhaye icyayi baraduhaye uko ntetse icyayi ndaha umwana uko mpetse ndamuha haca akanya nkabona wa mwana arasobye amubwira nturongeye ubu sindiravaye ariko umunsi umwe ndimo ndavuga Yesu umunsi umwe ndabyuka njya kubwira Yesu ni Yesu mwiza rero nshuti yanjye dukundana waravuze ariko ndavuga ngo waravuze ngo wakwizeye ibya kera biba bibaye bishya none ibi bintu ntiwabingirira bishya uyu mwana namubyaye ntarakumenya n'uyu mugabo wamumpaye maze kukumenya ni ukuvuga ngo ibya kera n'iby'uyu munsi byivanze ni wowe wenyine wamfasha kubivangura ni wowe wenyine wamfasha ndashaka mbabwire ngo Yesu iyo umubwiye ngo waravuze azaherekeje icyo yavuze azaherekeje ijambo yavuze akarimanura muri ya nzu yawe ikidahuye na rya jambo kikigirayo akarimanura mu mutima wawe ikidahuye nacyo kikigirayo Mana ishimwe niyo mpamvu hari abantu benshi mubona basubiye kuraguza burya bavugaga Imana baje kuraguza mu bahanuzi abandi barasambanya abandi batwaye inda burya ntibari baje kureba Yesu bari baje kureba udusore bari baje kureba inkumi niyo mpamvu bafunze buri wese yasubiye aho umutima we wabaga ese muri kunyumva neza ariko ndashimira abantu bicaha ko tukiri mu nzu y'Imana yewe niba hari n'agatima kagiye turashima Imana ko yakagaruye umunsi wicaye mu nzu y'Imana uguma hera h'Imana uyibwire ngo waravuze nagiye kubyuka nsanga mu minsi nk'ibiri umugabo wanjye ararota ngo arota umuntu azaramubwira ngo aramukomanga ngo aramubwira ngo naguhaye umugore ufite umwana naguhaye umugore ufite umwana none niba unkunda kunda uwo mwana numukoraho gutyo uzaba unkozeho umugabo ahita shiduka ati niyo habaye iki ati narose rose ngo iki ati hari ikibazo twari dufitanye n'iki ati ijwi rirambwiye awi ati ijwi rirambwiye we yakumpaye ufite umwana ku mutima menya ko Yesu yamvugiye menya ko Yesu yamvugiye ndaceceka nakubwiye gute nyaganyeza umuntu muri kumwe ngo ubane neza n'Imana izabakusurira izabagusangira aho baryamye izabategeka izakuvugira reka kwisobanura utisobeka ijuru riza uburyo rivuga ribwire ngo waravuze riramanuka rize rirebe iryo jambo yavuze ni igipimo kitabamo akarengane ni igipimo kibamo kurenganurwa ijambo Imana yavuze harimo urubanza rutabera ijambo Imana yavuze haleluya Imana ishimwe Imana ihimbazwe yibwire uko yavuze biraza mu rugo na n'uyu munsi umugabo wanjye n'uwo mwana wanjye ni inshuti cyane aba bagabo rero baravuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo nibwira nibyo dutekereza si umuntu wibeshye ivuze biraba haleluya bari bahagaze mu ijambo rivuga ngo Imana yacu ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dusaba ngo bitewe n'imbaraga zidukoreramo apana zibakoreramo bitewe n'imbaraga zigize gute zidukoreramo wibuke ko Nebukadinezari yababajije ngo niyihe mana iri bubakize amaboko yanjye baramwubaha kuko
kuko isi ishaka ko bayubaha. Baravuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo utekereza, ngo nimba kubw'imbaraga zigize gute zidukoreramo. Baba bakanguye ikorera muri bo, baba bakanguye ivugira muri bo, baba bakanguye igendera muri bo. Haleluya! Abantu bacana umuriro kandi bahagazemo nayo ari umuriro. Abantu benyegeza umuriro ivugira muri bo nayo ari umuriro. Abantu bacana inkwi kandi bacaniriye umuriro. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Reka bavuga bavuge hari yavuze mbere yuko bavuga. Reka bavuga bavuge. Haleluya. Dufite Imana ivuga bikaba. Amen. Mu Baheburayo, Abaheburayo 12 ku murongo wa 29 haravuga ngo Imana yacu. Bwira umuntu muri kumwe ngo Imana yanjye. Sinzi niba ari yawe ariko iyacu. Ntabwo nzi ko ari yawe. Mbariza umuntu muri kumwe ngo ni yawe cyangwa ni y'abandi. Ni yawe. Iyacu. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo iyanjye. Wigira ubwoba bwo kuvuga ngo iyanjye. Haleluya. Hari umuntu ufite Bibiliya yihute cyane 12:29 ngo yumve. 12:29 uhageze ninde yiruke nko kundira iminota wa. Nta uhageze. Uko utavuga re. Aha. Wa mwahabonye. Kuko Imana yacu ari iki? Kuko Imana yacu ari iki? Ari iki? Kwirira umuntu muri kumwe ngo amaso wayazanye cyangwa yasize mu rugo. Mumbarize ko yayazanye. Niba yayazanye nareba imbere. Kuko Imana yacu ari iki? Ndetse umuriro ugira ute? Nuwuhe muriro bari bacanye uruti Imana yabo? Bacanye umuriro imanura umuriro ukongora. Imana yabize ari umuriro ukongora. Kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Niyo mpamvu bahiye. Kuko haleluya. Kubera iki? Kubera ko bakoze ku bantu kandi bo bacanye uturiro. Yego. Abandi bari kumwe n'umuriro. Bacanye iki? Ikibazo nabari gucana cyangwa ni wowe utari gucana. Utahe rero wibaza ko niba abantu bacaniriye amagambo akaba yankomerekeje, bagacanira uburozi bukankoraho, bagacanira divorce ikangeraho, bagacanira gatanyi kaba yaje, aho singe wabaye bariza umuntu wikumwe ngo ubwo ni wabaye barafu. Munyeganyeza umubwira ngo ubwo ni wabaye barafu. Akaba ariyo mpamvu inyenzi n'intozi bisigaye bigutongera. Ngo Mana ngo baranyanga. Kandi urimo Imana itwika urwango. Ikibazo nabakwanga cyangwa ikibazo ni wowe utacanye. Abatsinzwe tuvuga Imana ngo mbabarira. Aya ngo Mana ngo uriya musore yaranyanze, ngo Mariya yaranyanga, ngo Claude nawe aranyanga, ngo uze na Petero aragiye atagenda. Ese kudacana ngo abantu umuriro ubabuza amahoro ujye mu gatima ngo uraho ngo banyanze. Ese ikibazo nabakuroga cyangwa ikibazo nuwo baroga bagasanga atari umuriro? Hari umuntu wumva ikibazo ari we ngo avuge ngo Imana imbabarire? Imana ishimwe iki giterano have ubabariwe. Usubire mu rugo ucana umuriro. Ucana umuriro uva ku barozi, ucana umuriro uva ku bagome, ucana umuriro uva ku banyamashyari. Barekana ibyabo we cana umuriro. Barekana inkuru zabo cana umuriro. Uri urango ngo umugabo ngo yamugiye ngo yakunze Mariya, ngo ejo bundi ngo yari yakunze na Clotilde, sasa uragira ngo abeho adakunda. Wowe se ko bagukunze? Hari umudamu umwe nakunze, umuntu yigeze yamuhamagara aramubwira ngo waro ni
ngubu tuvugana umugabo wawe yicaranye na Nuza yavugaga umugore ati baricaranye ngo umugore atavuga ngo haleluya, harongera ati haleluya. Ngo ni ibiki? Ngo Imana ishimwe. Ngo burya umugabo wanjye abagore bo mu cyaro bose ngo yababujije amahoro, ngo ejo uzamushakire n'undi bicarana. Ngo ubwo umugabo wanjye anyura ahantu hose ngo abagore bose bakamukunda, ngo ni ikimenyetso ko ari njye uzi kureba. Urashaka umuntu uzakunda wenyine, uwo muntu ni mubi. Urashaka umugore uzakunda wenyine, ni mubi. Nyeganyeza umuntu mubwira ngo uwo muntu ukunda wenyine, uwo muntu ukunda wenyine ni iki? Ni mubi. Biravuga ngo murebe urukundo rukomeye Data wa twese yadukunze rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose batagira gute, batarimbuka. Atsa umuriro w'agakiza iwawe, atsa umuriro w'agakiza mu nzu yawe, atsa igicaniro, umuriro w'agakiza nuhagera amaherezo uriya mugabo uzamusanga, azabireka atari uko wamurinze, azabireka kuko agakiza kamwuzuye. Wowe ntiwamurinda ngo umushobore. Urukundo rw'Imana ruzamukurindira. Amen. Iyo atanze umwana w'ikinege kugira ngo utarimbuka, ikaguza n'uwo mugabo cyangwa uwo mugore ngo muve mu busambanyi, izananirwa kuba kurindira. Abantu bigeze babona umugabo wanjye amaze kuba mwiza, ariko ni mwiza wa. Barambwira ngo ariko Debo, ngo uriya mugabo ntazagenda, ntajya he? Najya he? Ngo ubwo urabona atazakureka, areka njye. Uriya mugabo wankunze, narakennye, nasutiye ibere rivuga ngo tu, rigenda rivuga ngo tu. Uriya mugabo akankundana uruhinja rufite ibiro 3, none ubu igikobwa cyarakuje gifite ibibuno bigenda byigira gutya. Uriya mugabo wankunze abantu bamubwira ngo ni indaya butwi, uyu munsi isi yose ikabinyita pasitoro, umukozi w'Imana. Uriya mugabo wankunze ntarya, uyu munsi Yesu akaba yarampaye ibiryo akampa n'ibyo guha abantu. Uriya mugabo wankunze ndara ku hasi ku isima, uyu munsi nkaba ndara kuri Dodoma n'umushyitsi yaje ari yararaho. Arantagehe ariko abantu bazi guhubagurika bavuga gusa ngo hwi. Arantagehe. Haleluya. Nyakageza umuntu mubwira ngo shaka Yesu niwe nyiri ibintu, shaka Yesu niwe byose. Bibiliya niko yaravuze ngo abafite Yesu bafite byose. Mfite Yesu mfite byose, nta wamvaho ndi kuko Yesu mfite ni byose. Haleluya. Va ku bantu. Abantu baraje babwira umutwara ari kunereta, baramubwira ngo uriya mugore ntuzamushobora. Ndamubwira nti wowe ngeza mu rugo nzashoboka rata, ngeza mu rugo nzashoboka. Va kubyo abantu bakubwira, nzashoboka. Baravuga ngo sinzashoboka, se baranzi nzashoboka. Ati hoya barambwiye ngo uri ikirara, ntihari kera tutaramenyana. Ngo uri indaya kuri uyu musozi, ntihari kera Yesu ataramfata. Rata wowe njyana gusa, mpa amahirwe ngereyo gusa. Haleluya. Ndashimira Yesu ko yampaye amahirwe. Haleluya. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Biravuga ngo Yesu ni byose kubagize bate. Yesu ninde? Ni byose. Nyaganyeza uwo muntu umubwira ngo kanguka.
Yesu ni byose kuba mufite. Yesu ni byose. Yesu ni byose. Kundana na Yesu azagukundisha abantu. Kundana na Yesu azagukundisha ibintu. Kundana na Yesu azagukundisha ahantu. Kundana na Yesu. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Haleluya. Ndamubwira ni nzashoboka. Bigushuka. Urabona ukuntu bagushutse nawe uremera. Nzashoboka. Arangije arambwira ati nshakira umuntu umwe wonyine kuri uyu musozi uri buze kukubwira umbwire kushoboka. Okay, mpera ku baturanyi. Harya ntago wibuka rata ko mama yajyaga ntuma mu biryogo n'indobo yuzuye isombe ishyushye nkajyayo. Ati n'uburara bwawe. Nkajya ku wundi. Ndangiza icyaro mbuze n'umwe umpa amahirwe. Icyaro mvuka Kimisagara mu mujyi ku Ntaraga. Na mama niho yashingiriwe, na nyogokuru niho yashakiwe. Nize primaire Kabusunzu, secondaire nyiga Pasi. Ndi umwana w'itown ariko mbura numwe uri buvuge ko ampaye amahirwe yo gushaka. Yawadatowe. Maze umugabo araza arambwira ati rero urabona ko ubuze numwe. Ntabwo uzashoboka ndakuretse. Mubona renga nkamubwira uragiye. Arambwira ati mbivuyemo kabisa. Imiryango yose iraterana y'abaturanyi yiwabo barayicara baravuga bati wowe uri indaya ntago uzavayo. Nukuri nariyo pe nariyo ariko njyewe nzabishobora. Mwampaye amahirwe ariko nanjye nkashoboka. Abantu bose banyuma amahirwe, umusozi unyima amahirwe. Mvuka mu muryango w'Abayisilamu. Mfite mama wacu ahita atega indege ajya Impaka. Aravuga ngo wallahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam utawona. Ndamubwira ntumva nkubwire nzabona ibyo Yesu ashaka sinzabona ibyo mwebwe mushaka. Uyu mugabo nakurikiye yarambwiye ngo nzakugirira neza mwana wanje. Ndahagarara abaturanyi batiriya ndaya buriya yabuze amafaranga. Ayiwe ndababwira nti nukuri umugabo nizeye yitwa Yesu kandi nzamukomeza. Namuvugaga nambaye ubusa, namuvugaga amabere ari hanze, namuvugaga naburaye, namuvugaga umwana w'amezi 8 afite 3. Namuvugaga nta buhamya, namuvugaga nta gihamya, ariko ndashimira Yesu kujya umuvuga igitondo kimwe nawe agahagarara akakuvuga. Imana ishimwe. Umugabo wanjye aragenda ajya kuryama. Ariko uyu mugabo nawe namubwiye ngo uzankwa, arambwa ngo nzagukwa ankwa 400. Niyo yankoye inoti ze. Nicara mu nzu ngenyine ndazibara. Ndi gusengera abantu nababwiye ngo uzasengera amafaranga ubara kugeza aho intoki zumukongera uti. Ndangije nzindukira mu rusengero naka envelope 2. Fata imwe nyishyiramo icya 10,040. Fata iya kabiri nyishyiramo ishimwe 360. Mpereza umushumba. Arambaza ngo bagukoye angahe nti 400. Yesu muhaye angahe ni nyamuhaye yose. Arambwira ati subira nayo. Uzagura igitenge ugura ikanzu ugura iki. Ndamubwira ngo umbwire Yesu ngo wakoze. Mubwire ngo wakoze. Yari yambwiye ngo nzakugirira neza mwana wanje. Nari nyashiriye wavuze ko ari data. Haleluya. Maze abantu barahaguruka bati hwe ariko naye nahaye umwami w'abami inkwano. Ijoro rimwe arabyuka asanga umugabo amusanga aryamye. Mugabo rega ndi kuvuga n'ubu turabana. Taza kugira ngo ndi kubivuga akaba yaragiye. Turabana. Amusanga aryamye agiye kuzimya itara arizimya gutya yumva ijwi rimubwira ngo jya kureba umugore. Yongeye arijimije jya kureba umugore. Ashyizeho kuvurori jya kureba umugore. Ashyizeho ishuka jya kureba umugore. Hari saa 6 z'ijoro maze amanuka yiruka. Araza no ku muryango ati ndebye mu kadirishya mbona niwe. Nibuka Yesu navuga ni Yesu we.
urabikoze witwa Yesu. Asohokana ha awi sheri awi umuntu Yesu yakugereyemo yarara ava ni US ukamubona mu nzu ndimo harimo ijwi ndi kuzimya itara rikambwira ngo jya kureba umugore, nacana rikambwira ngo jya kureba umugore, nazamura ishuka rikambwira ngo jya kureba umugore. Ariko nawe nabikubwiye ko ndiwe, nawe nabikubwiye ko ari njye mugore wawe, nawe nabikubwiye. Uko niko Yesu isi nabuze umuntu uvuga ko naba umugore maze ijuru rijya kumpamiriza. Ijuru ryonyine rirampamiriza. Ndashimira ijuru ko ritifashishije abantu bari kuzabinyurira, ryifashishije enterebuteri. Enterebuteri ntago inyurira. Amen. Haleluya. Turashimira Yesu ko ajya tuvugira aho tutari. Imana ishimwe. Bwira umuntu muri kumwe ngo inzira z'Imana zihabanye n'iz'abantu. Iz'abantu zavuze ko nazashoboka, ariko inzira z'Imana zampaye gushobora. Iz'abantu zavuze ko nazarutindamo ariko ndacyarurimo. Iz'abantu zavuze ko ntacyo najya ariko hari icyo ngezeho. Reka tuyongere icyubahiro. Haleluya. Nimugoroba twavuze akagezi k'Iserafati, turi mu gitabo cya mbere cy'Abami 17, ariko ndaza gusoma kuri 12 kuko iminota yanjye ubanza nsigaje nk'icumi gusa. Yes, 12 wumva ukuntu havuga, ubundi nze nsoze. Abanyeshuri barakiga, nzabwiriza no ku bandi. Amen. Aho nzajya nsukurira nzajya nkomereza ku bandi. Haravuga ngo 12, nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nishigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye tukarye ubundi twipfire. Ndashaka kuvuga ijambo rimwe twavuze nijoro ngo Uwiteka abwira Eliya, aramubwira ngo haguruka ujye ku kagezi Kereti, niho nzategurira ibigutunga. Imana yifashishije iki? Ndiho ndavuga inzira z'abantu. Imana yifashishije igikona. Ese mwari muzi impamvu ikomeye Imana yifashishije igikona? Igikona niyo nyama yonyine itari gukekwa muri Isiraheli, kuko ni inyama imeze nk'ikizira. Yego, ni inyama bataryaga, niyo nyama yonyine sibyo itari gukekwa. Imana ishobora kwifashisha umuntu abarozi batazakeka, ikifashisha umuntu bene wanyu batazakeka. Imana yashatse kugutabara, yankoreramo ntacyo dupana, kugira ngo abakuroga bambure kuko ntibanzi. Amen. Haleluya. Imana nimfasha nkazagaruka nzakubwira ko umurozi ukomeye ari uwo muvukana, kuko nta murozi wagufata ngo agushobore atifashishije umuntu ufite isano y'iwanyu. Rero umuntu ufite isano y'iwanyu hari igihe wibwira ngo murakundana, ariko afite igicaniro gitanga amakuru. Cyagiye umuhamagaye ngo urumva ngo umugabo wanjye yatinze, igicaniro kikaba gitanze amakuru. Ngo ubu rero ngo urumva ngo hari akabanza tugiye kugura, igicaniro si umugoma ariko arimo igicaniro gitanga amakuru. Ukajya wibaza ngo ese babwirwa n'iki ko nenda kubyara? Nuko wabivuze ukiyisama. Murozi wa mbere ni wa wundi, ni umuntu wa hafi y'iwanyu, kandi ntushobora kumumenya kuko buri muryango burya ugira igicaniro. Rero ibi ntabwo ari byo ngiye kuvuga nonaha, ariko ndashaka mvuga ngo muri bimwe Imana yakoresheje impamvu igikona ni inyama batari gukeka. Ni ikintu cyaziraga kurya ibikona, kugendana n'igikona ni ibintu bitashobokaga. Yego, mu nzira z'Imana zitandukanye n'iz'abantu. Yego, mu nzira z'Imana zitandukanye n'iz'abantu, Imana yifashishije umupfakazi. Sibyo, umupfakazi
ni umuntu wari woroheje. Ibaze Eliya wahamagaye umuriro akica abahanuzi 100, kuba Imana yamubwira ngo jya ku mupfakazi. Ni ahantu abanzi be batari gukeka. Amen. Ushobora kwibaza ngo ese kuki Imana yankuye hari ikanzana inyuma y'imisozi. Ushobora gusanga yarakubitse aho batakeka. Wowe ukaba uri kwitukatuka ngo nyamara aho yakubitse niho hatumye ukiriho. Ahakubitse niho hatumye ukihagaze. Iyo kurekera aho washakaga washobora kuba warapfuye. Nubwo ubayeho naba ari kuriho. Ese hari umuntu unyumvishe? Haleluya. Nubwo uri mu kazu gatoya ariko urasinzira. Ese ubundi wabuze ibitotsi ngo nuko uba muri gato? Imana ishimwe ntago yita ku kazu urimo, nta nubwo yita yuko wariye rimwe. Imana ifite uburyo yakubyibuhiriza muri kawunga y'ijoro rimwe. Amen. Yesaya 55 wumva ukuntu havuga. Yesaya 55 aho ngaho ku murongo wa 8 wumva ukuntu havuga. Haravuga ngo erega ibyo nibwira si ibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. Ari umuntu ubyumvishe? Erega, mbwira umuntu muri kumwe ngo erega. Mubwire ngo erega. Mubwire ngo erega. Haleluya. Ibyo nibwira ntabwo ari kimwe n'ibyo mwebwe mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu. N'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Uyu munsi rero ndashaka nkubwire ngo uburyo Imana igiye kugutabaramo ntabwo wigeze ubirotamo. Amen. Hari umuntu byakiriye avuga ngo amina. Hari abantu bari bafishe inzozi zo kuziga ariko ntago bari bazi ko bazambarira imahamo. Turashimira Imana ko ariho bambariye. Bajyaga babirota bakabona bazambara ariko bazi ko ngo bazambarira ngo UR, ngo bakamarira muri YRK. Ntago batekerezaga ko bazarenga kaburimbo bagafata n'umuhanda w'ibitaka barangiza bakaza kwambarira. Reka mbabwire, ntago wigeze urota ko umunsi uzaba uri kwambara ari njye uzabwire. Wafashijwe se? Mbariza umuntu uri kumwe wafashijwe. Niba kubwiye ko yafashijwe nuzaguha amafaranga ntago uramurota. Niba utararose ko ari njye uzabwiriza, hagarakira aho ngaho. Nuzagutabara ntago uramurota. Nuzahindura ubuzima bwawe ntago uramurota. Nyiri umukobwa ari ukuntu isi yajyaga inshuka ko ndi mwiza, maze nanjye ndishuka nkajya numva umugabo uzankunda azaba ari mu modoka yo hejuru. Ndashimira Yesu ko ngiye gukundana ngiye gushaka ngo nkore ubukwe, uwo ningingaga yari umumotari uroba. Inzira twibwira sizo yibwira, ariko niwe dukundanye kandi niwe dusazanye kandi niwe tugendanye neza. Imana ifite inzira nyinshi. Amen. Yibaze uti iyangira ihehe Mana? Reka tuzamure ibiganza byacu. Bwira Imana ngo nzi ko ufite inzira nyinshi. Ufite inzira nyinshi. Nzamuye bino biganza nyerekeza mu yanjye. Mana, inzira yangira ihehe? Mana, inzira y'ubutabazi iri hehe? Mana, nzamuye aya maboko yanjye nkura mu nzira nibwira, nkura mu nzira abantu banshizemo, nkura mu nzira amateka y'ibihugu yanshizemo, nkura mu nzira amateka y'akarande yanshizemo, nkura mu nzira abantu abo tubana abo tugendana banshizemo. Nzamuye aya maboko yanjye nshyira mu nzira wibwira ko ari irimo umugisha. Iyo wibwira itandukanye niyo nibwira. Nkura mu ruzerero rw'ibitekerezo byanjye, nkura mu bizerero rw'amarangamutima yanjye, nkura mu byo nibwira kuko ntaho bizangeza. Nzamuye aya maboko yanjye Yesu, nguhaye ibindimo, nguhaye ibitekerezo, nguhaye ubwoho. Gendera muri nge, njyana mu nzira yanjye.
Yesu inzira yanjye iri hehe? Yesu ndakwinginze amaso yanjye yerekaho inzira y'umugisha iri. Yesu ibirenge byanjye bitambikishe mu nzira irimo ibyanjye. Uyu mugoroba unkure mu buyobe bw'abantu. Uyu mugoroba unkure aho abantu bashaka, mu izina rya Yesu. Icya gatanu nicyo cya nyuma, kiravuga ngo gukena kwawe ni igisubizo. Gukena kwawe ni igisobanuro kigaragaza amarira y'ubukene benshi bafite. Yes, gukena kwawe ni igisobanuro kigaragaza amarira y'ubukene benshi bafite. Iyo wowe wagize ikibazo, n'ikimana izifashisha ikize benshi. Ntago nyumvishe? Gukena kwawe, krize ufite, akababaro ufite, amarira ufite, niho fondasiyo y'umuhamagaro Imana yaguhamagariyemo. Ndabwira bize, twese twasomye ibitabo bimwe, ariko muri mwe hari abafite leadership, kuna abantu babayoboye nabi. Abandi bafite counseling kubera ibikomere wanyuzemo, nibimara gukira uzabivuza abandi. Abandi muri abashumba kubera ko mufite ibikomere by'abandi babashumbye. Abandi muri abacuruzi, yego, kubera ko amafaranga yose utanga biravuga ngo ibyo uzabisarura. Abandi rero igikomere ufite, krize ufite, amarira ufite, nicyo gikomeye cy'icyo uzavuza benshi, kandi ni wowe Imana ikeneyemo igisubizo. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo ni wowe Imana ikeneyemo. Nta bantu benshi babaye hano Mahama baburaye uyu munsi bageze Amerika. Hari kawunga bari baguha, hari n'icyatanu baraguha. Ubwo nawe kandi uri kuvuga ngo itungo no kubabona bavuga gusa, ni ukubabona bavuga bagusa. Ubasanga igihe twagende niba byarakubabaje, ni wowe Imana izaha gusubiza abazasigara inyuma kugira ngo uzajye ubagaburira. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo barabahanuzi ngo ni ibinyoma, ngo ni ibinyoma, ariko wacecetse ko nibigushyiramo nawe uzashinduka byagufasha. Imana irashaka. Komeje uvuga cyane nawe uzarangiza ubaye nkabo. Ahubwo icyo kintu wanyuzemo cyo gisobanuro cy'Imana izakirisha benshi. Amen, haleluya. Hari ahantu hitwa Ikinyinya. Ikinyinya bigeze n'agace kabamo indaya, kandi indaya ntabwo ari izi ngizi zibanga, ni iz'akazi zifite na koperative. Akarere ka Nyarugenge bashaka umuntu uzahabwiriza, barakubita. Nuko inama ya Nyarugenge iravuga ngo hari umugore umwe. Vuga ngo uwo mugore ni Debora. Ngo hari umugore umwe. Ngiye kumva numva meya wa Nyarugenge arampamagaye ati twakubise hirya dukubita hino, batwemeje ko ari wowe. Ntiyewe ndahari. Uwo munsi hakijijwe indaya 300. Indaya 300. Noneho umunsi ukurikiyeho bazana umwigisha yajya abwiriza akavuga ngo itunguri yase ngo yigeze ajya ku muhanda, ngo wowe suzi ibyo uvuga. Nuko baravuga ati yewe mwongere mugarure wa mugore. Nuko wa mugore araza, harongera hakizwa izindi 150. Bahita babashingira amakoperative. Ndashimira Imana ko icya kabiri kiracyari mu rusengero. Haleluya. Kubera iyihe mpamvu? Wowe uramureba gusa ugahita uvuga ngo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ariko uzi kugira ngo ajye ku muhanda, umwana yari yaraye ariraga. Mbere yuko uvuga kwa jina la Yesu, ahubwo uza amarira y'umwana washonje. Sinjya mvuze uracyumvisha? Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yiboneye umuntu akora mu gutwi gutya itamera ngo nawe uri muraza ngo tungo kwa jina, arimo araza ibintu bimuvuna, undi nawe araje. Nabwo bisaba iki? Bisaba kubanza ukamenya ubucakura bw'umwanzi.
utazibeshya ngo uzubwirize inzara utarayibonye, nta mavuta bigira. Umuntu agahagarara nta nubwo aratongana n'umugabo ngo basabe imbabazi, ni umusore ni umukobwa ari aho ngaho ngo ni ngewe marene. Ugiye ku marene ibiki? Ubaye marene ibiki koko? Ngo gusa ngo ifoto nizo uzabameze ngo urwo rugo ko kujyanye wahemye ngo urwo urabona ruzabaho. Na umukobwa nawe akavuga ngo afite ibitaye ngo niwe uba marene. Ayiwe, ibyo bitaye uzabirya. Birakwiriye ko ikintu Imana yakunyujijemo nikizifashisha kugira ngo ukize benshi. Ndasojeje. Uyu mukecuru, uyu mumama cyangwa uyu mupfakazi, we muri we yari afite agatsima ko kurya umunsi umwe, we n'umwana barangiza bakagera gute? Bakipfira. Ndashaka ko mwese mwumva, ese ni Eliya wari ukeneye umupfakazi cyangwa ni umupfakazi wari ukeneye Eliya? Eliya yari akeneye umupfakazi cyangwa umupfakazi yari akeneye Eliya? Imana ibikunyuzamo kubera ko hanze hari benshi bazagukenera. Hari abapfuye bazabaho kubera wowe, hari abarushe bazabaho kubera wowe, hari abananiwe bazaruhuka kubera wowe. Haleluya. Rero iyo wikomeza ngo ibyanjye ni njye ubizi, ngo ibyanjye ni njye ubizi, ni njye ubizi, urimo urabera Imana ingumba. Urimo urabera Imana iki? Imana mwirenganya ngo ifunga amatorero hari huzuye ingumba zitabyara abakizwa. Uje wese ngo faya akira amafaranga. Nge navuye mu muhanda bampa amadolari 1000 ku munsi. Amadolari 1000 niyo minisita wo muri Sudani aga. Nkora umwuga w'uburaya, mu cyumweru nabaga mfite 20 by'amadolari. 20 by'amadolari. Nkatega indege nkajya kurya muri Egypt, namara kurya nkatega indege nkataha. Wowe uraho ngaho n'urukweto ruhengamye, wowe uraho ngaho ntiwariye umukandara uriho uragwa ngo pokeya pokeya pokeya. Uramiki udafite. Hari hakeneye umuntu wavuze ngo nzakugirira neza mwana wanjye, nunkorera Satani ntabwo andusha amafaranga. Nkahita ndeba yo Satani ampa nakubita imibare kuko Imana yari izi kuko umubare nkaze. Imana ishimwe. Nkavuga ngo ubwo Satani ampa 1000, Imana izama 2. Kandi ayo yari ku munsi. Nta hantu ndabwiriza ngo bampe 2 by'idolari, nta naho ndajya ngo bampe 2, nta nicyo ndacuruza ngo babime. Yego, haleluya. Yesu yankuruje ikirari rishaka, arangije amicyo washaka. Nimuvuge neza Yesu. Nyaganyeza umuntu muri kumwe ngo vuga neza Yesu. Nta kindi cyazanye Yesu. Yesu yaje gukiza abantu urupfu rw'ibyaha. Yesu yaje guha abantu ubugingo. Yesu yaje gushaka icyari cyarazimiye. Haleluya. Uyu mugore yari yarwikatiye, aranwikatira n'umwana. Aravuga ngo dusigaje akijoro rimwe, ejo tugapfa, ejo tukipira. Imana iramubwira ngo njya ku mugore w'umupfakazi, niwe nategetse kugutunga. Yari yamutegekesheje iki? Nawe afite urupfu. Uyu mugore yari afite akijoro rimwe, Eliya yari afite iby'ubugingo bwose. Uyu mugore yari afite ibyo ari burarire, Eliya yari afite iby'ubuzima bwose. Ushobora kuba udafite amafaranga ariko ufite Imana itanga amafaranga. Ushobora kuba udafite, haleluya, ushobora kuba udafite imyambaro ariko ufite Imana itanga amahoro. Ushobora kuba udafite inzu ariko ufite Imana itanga. Habwira abantu agakiza nikahagera karinjiza ibyo bakeneye. Vuga ngo haleluya, vuga ngo haleluya. Bwira abantu Imana ikiza. Imana nihagera iramenya ko bakize, bakennye bino na bino. Imana ishimwe. Abiga Imana ibaha umugisha. Mwirinde gutunga diplome kuko nabize mbere yanyu zitunze muri mare.
mwaguruke muvugire Yesu, kuko isi yuzuye ubwenge. Niwige kugira ngo udepose, oya, igushakashake kugira ngo Yesu azaguhagarike ku bantu bari gukora robo. Yesu azaguhagarike. Reka kwiga kuko leta ibishaka, iga kugira ngo uzabwire abanyabwenge icyanditswe. Nikibageramo kizabajanjagura, nikibageramo kizabasenya. Abari bakomeye iyo bumvishe ikomeye kubarusha baca bugufi. Ndasojeje mwabantu, ngirira umuntu muri kumwe ngo wakwemera kuba umuyoboro w'ibisubizo. Ese wabyemera? Uyu munsi wakwemera kuba umuyoboro w'ibisubizo? Haleluya. Reka kwigundira, umeka wunga mana nume mugabo manu umuyoboro w'ibisubizo. Yesu araguha igisubizo isi ishaka, isi nayo iraguha icyo ukeneye. Yesu arazi icyo ari bukunyuzemo, ntakikunyuzamo isi nayo ari icyo iri bukunyuzemo. Ni umuyoboro w'ibisubizo. Haleluya. Koko imyaka umaze uracyasaba udutenge ducibwa n'umusumari. Gatenge kasuzuguwe n'urwembe rw'ijana, gatenge kagurajije udasinziriye ngo aranyanga nta gitenge. Koko rukundo rw'Imana uraryohenya n'igitenge kijya gisuzugurwa n'urwembe? Koko abantu warabanze, wanze kubabarira ngo bari inyama ntibaguha, baramaze, warapfuye se? Imana ihimbazwe. Warashaririye ntugenda umeze gutya ngo ntibakuvugisha, kukuvugisha se bikuzanira iki mu isafuriya? Haleluya. Shaka ibyo Yesu ashaka, Yesu arakuzanira ibyo nawe ushaka. Hagararaho Yesu ashaka, umuyoboro w'ibyo Yesu ashaka. Nta kindi Yesu ashaka. Ashaka ko abarimbuka bahabwa ubugingo buhoraho. Ashaka ko indaya zikizwa, ashaka ko abasambanyi bakizwa. Imana ishimwe. N'abacitse bakaza mu rusengero bakabikorera ijoro rimwe, muvuga ngo murabatenga, murabohereza heze? Pastor agahagarara ngo mu izina rya Yesu, ngo mu izina ry'Iyampamagaye, ngo ndabatenze. Nani isoni uratenga? None se kuturajya mu kabari tukajya kubwira abantu, wibaza se ko azaza ijoro rimwe inyota irarishize? Komeza usenge, dufite ijuru rimara inyota. Komeza uhamagara Imana, dufite ijuru rimara inyota. Imana yaguhaye intwaro, Imana yaguhaye ijambo. Vuga ijambo ry'ukuri riragera ku murwayi ari bukire. Uza nta bantu mwuzi bapfuye kandi banyweye kwariteme, wowe se ko yagukijije? Ndasojeje. Wowe komeza utange kwariteme, abakira bazakira, abapfa bazapfa. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo Mwami Yesu mbabarira aho nabaye ikigusha kubw'umurimo wawe. Mbabarira aho nagiye aho ngewe nshaka hatari aho ushaka, aho nakoze ibyo nshaka atari ibyo ushaka, aho nitwaye uko nshaka hatari aho nshaka. Nzamuye amaboko yanjye, mbabarira, mbabarira, mbabarira. Ni njyewe watoranyije, ni njyewe watoranyije, ni njye wahukuye ahabi cyane, ni njye wakuye aharuhije. Mbabarira kubwo abantu bankomerekeje, kubwo intumwa za Satani zangushije, nanjye ndagwa nibagirwa wankuye ngo njye kuhakura abandi. Nzamuye bino biganza byanjye nk'ikimenyetso cyo gutsindwa. Ongera umpande mahirwe, ntuma ndatumika. Ongera ungira umuyoboro mu izina rya Yesu. Ni njyewe Debora, nongeje kwatuza akanwa kanjye ko Yesu ni wowe Mwami n'Umukiza w'ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye bukiza ibyago, bukiza ibyaha, bukiza umuriro, umuriro w'isi na Satani. Ukiza umuriro w'abantu bacanye, nkiza umuriro muri uyu mugoroba. Muri uyu mugoroba isi tangare, n'umwami wayo atangare, kuko umwami w'abami ambohoye
mwami Yesu mbohora mbohora imigozi yose yamejeje hamwe, mbohora mbohora ibiri mu mutima wanjye byankomerekeje, mbohora ibitekerezo byose byamejeje inyuma, mbohora mbohora mbohora. Nguhaye umwanya muto nsigaje, umpe munini cyane ku buzima bwanjye. Ndakwihaye ndakwihaye, mfunguye amatwi y'umwuka, nshaka kumva ibyo ushaka. Ngira umuyoboro w'ibisubizo, ngira ukemura ibibazo bya bose, abafite ibibazo byose uzashyira imbere yanjye. Nshoboza Mwuka Wera, nshoboza 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 kuba umuyoboro w'ibisubizo mu izina rya Yesu. Niba ubyizeye ukaba wizeye imbabazi z'Imana, utere haleluya. Haguruka haguruka uzamure haleluya. Haguruka haguruka bwira isigo haleluya. Ongera ubwira isigo haleluya. Haguruka nk'ikimenyetso cyo guhaguruka uzamura haleluya.